umutima yuko wakirishije abantu umusaraba mutagatifu. umugore ahanagura Yezu mu maso. Ibyo Izayi yahanuye kuri Yezu. Nta buranga nta n'igikundiro byo kurembuza amaso yacu, yewe nta n'igihagararo cyamutera igikundiro. Yari yasuzuguwe kandi yatereranywe n'abantu, umunyamibabaro n'umumenyerane w'ibyago, mbese nk'uwo bagera imbere bakipfuka mu maso, kuko yari asuzuguritse twese ntawe umwitaho. Mana yacu, urupfu rw'akarande ari rwo nyoko yose y'inkomoko ya muntu yagendaga ihererekanya, wowe warutsindishije ibabara rya Kristo wawe umwami wacu. Duhe kwishushanya nawe, kuko kandi byatubereye ngombwa kwigiramo ishusho rya kamere y'intuburabutaka, bityo ubutagatifuze butume twigiramo ishusho ry'Imana yo mu ijuru. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yera hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungure none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntiduterane utwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Nyagasani utubabarire.